yegere bugufi na diplome zabo. Nsabe babandi bose turi buze kwa diplome. Bitumukiza Ezekiel, Ndayisaba Jean Pierre, Mana Dominique. Nsabe umuyobozi w'ishuri rya Bibiliya ya Cimbiri yegere bugufi na diplome zabo. Nsabe babandi bose turi buze kwa diplome baze nabo bakore uyu murongo baturuke hariya hakurya. Nyakwa muvugizi muri bunyemerere turi buze guhamagara umuyobozi wa departement y'ivugabutumwa aratwegera. Turi buze guhamagara abarimu nabo nibatwegere babigishije. Nyuma y'abarimu turi buze guhamagara wa muyobozi wa departement y'ivugabutumwa. Turi buze guhamagara umuvugizi wungirije. Mushumba wacu mukuru mutwemereye namwe mwatwegera, hanyuma aba bantu tukabaha impamya bushobozi bakoreye mu ishuri rya Bibiliya. Biri zabona numa Zakari Saimana Rasid Bitumukiza Ezekiel, Ndayisaba Jean Pierre, Mana Dominique. Azemezwa nande Azarias. Ariko mutima Fortune baba kure Bonaventure Ndabatware Daniel Kamineza Jean Pierre yacu ibiteganya mu ngingo ya 35 ko buri mwaka umuyobozi wa regio atanga raporo y'ibikorwa byakozwe uwo mwaka ndetse akanateganya ibizakorwa umwaka ukurikira. Ndagira ngo bagezeho ibyakozwe kandi tunagire imihigo duhigira imbere yanyu.
dukorera ku mihigo
Ashimwe Yesu yagize neza. Imana yankuye mu ishyamba inkabira ubwami imvana mu madubu inkura mu menyo y'intare. Yesu ni mwiza ndamushimye. Nanjye mbize umuhigo inzu y'Imana ntabwo izakomeza kuba mu ihema, kubera ko aho Imana yanguye harakomeye cyane. Nanjye icyo ngambiriye ngiye kuyubakira inzu, nyivane aho yari iri nyimurire mu nzu, nyivane mu ihema. Injenyeri hano halo injenyeri injenyeri Shimiri marudo ya mwibutse ari kutago Tawana buri mirimo Mukawage ati iyo nibutse imisi yanjye ya kera Muramburira amaboko Mwami wanjye ati iyo nibutse imisi yanjye ya kera Muramburira amaboko Mwami wanjye Dawidi yari umugabo wuzuye amashimwe ashimira Imana uburyo yamwibutse ari ku itabu yagaragaza muri indirimbo Mukawage ati iyo nibutse imisi yanjye ya kera Mwami wanjye ati iyo nibutse imisi yanjye ya kera Muramburira amaboko Mwami wanjye
uzadushoboza natwe bana tuve ku mutima uzakubakira inzu yawe uzayirimbisha cyane kuko mwami wanjye mwami Yesu we uzadushoboza uzadushoboza natwe bana tuve ku mutima inzu y'Imana irimo kurimbishwa ibyo yakoze birakomeye biratangaje yampaye ubwami yaraguhaga ubwami ingira wo kubahwa yari uwo kubahwa niyo mpamvu nanjye nahize uyu muhigo ubwo inzu y'Imana yuzuye Mwami Imana nawe ikumurikiye ibyo yawe ngiyi yayiduhaye ubuturo bwawe bwari isanduku tuyivanye mu ihema haleluya isanduku tuyivanye mu ihema tuyizanye tuyishyize mu nzu Mana y'icyubahiro abagukorera ntacyo bazakena mu kuboko kwawe Mana harimo byose abagukorera ntacyo bazakena Uwiteka harimo byinshi abamukorera ntacyo bazakena mu kuboko kwawe Mana harimo byose abagukorera ntacyo bazakena Imana harimo byose abagukorera ntacyo bazakena mu kuboko kwawe Mana harimo byose abagukorera ntacyo bazakena